nta soni igihe nahereye kuri gate numva urusaku rwanyu urusaku n'urundi ahubwo mbambariza baby kamubwire nsigaye ngenda ukazana ubushinzi bwo muri iki gipangu bwo muri sinjye nakoze iki njye navuye kuzana ntacyo nshaka kumva ibintu wari usanzwe ubikora asuko kiri muri byibaza ntabwo umuntu umuntu yabyiga n'aka kanya njye mfite nabwo ese ufite ubwoba bw'iki mfaro na wa muhungu jya witera mu bintu zinukaze wivanga ntabwo nakivanga mu nzo z'indaya genda ntabwo se mane asasero tuwishe kuko twese turi abantu nakubwiye ngo tuba muri iki gipangu nakubwiye ngo genda ngo nkuburire nakubwiye ngo wabitara hejuru ntabwo nakubwiye ngo nkuburira wakabudenza icyo mfa na za daforozo ntabwo mujya mu nta soni igihe nahereye kuri gate numva urusaku rwanyu urusaku n'urundi ahubwo mbambariza baby kamubwire nsigaye ngenda ukazana ubushinzi bwo muri iki gipangu bwo muri sinjye nakoze iki njye navuye kuzana ntacyo nshaka kumva ntacyo nshaka kumva nta soni ubwo ngubwo niko ndeba hano nta soni ufite ahubwo mumbarize iki waje gukora iki ubundi wowe abatoni kamubaza abato wowe nsigaye ngenda ukansigarira ku rugo nagwaye akazi ko kusigarira ku rugo ikibazo ufite ni ikihe ikibazo ufite no kuri kumwe n'umugabo wanjye nahasigaye nta kibazo nta soni nahasigaye neza baby kamubwire nubwo utashatse kanze naho ngo se nta soni ukuzana abandi nta kibi cyane none se mumbase ngayicara mbabarira mwicara mubwire sibyo akawe nfatirwa amfataho sibyo aba bakobwa bose genda ufate kuri aba bohe oya none se uyu nguyu ndegana n'iki sinzi nanjye satani niba turutse simazi ngo satani ye nge ngo ndi satani yibeshye don't touch me ngo ndiki njyewe urabizi ko ngiye ko wibarugiye ngiye kuri saro gatoya umunota umwe insana ubwo se nigenda umwaka wose ubwo bizagenda gute umva se nyine ni ugusanga noneho igipangu bose waragurije noneho uyu mukobwa sinanjye mu by'ukuri sinzi niba yahindutse ute ubundi nabonaga ari umuntu mbese w'umukristo umuntu witonda ariko wowe ugisohoka wowe ugisohoka umva ikintu cyabaye ugisohoka nabonye yanyitwariye mu buryo nari nsanzwe nzi pe nokuri kwimana mbere nanjye sinzi namubonaga yitondaga ibyo sinshaka kubyumva njyewe naragiye ahubwo ntabwo sinshoboye kubana n'indaya hano ubwo se mwakoraga ibintu mubikora muzi ko njyewe wamvuyeho ubundi wamvuye kandi rero gusa aho mutari kubinyerekera ni he nje namvuye oya baby ushaka iki wambabara ukamfa basi ndabizi ni kwa sibyo twakoze koko wabifasha wimubeshye sibyo akuwamba bari ukamva ari ngandare ibintu murimo mundebera ibintu murimo ndamba sibyo ndakubabarira siki basi sibyo mbabarira simbabarira ariko mubabarira iki ndebe ibyo muri kwikoza imbere ya byashyitse hano unasore ndabimenye ko ngunda sibyo bintu kugira ngo uvuga baby ni prank byari prank se ni kuri abangana nayo prank akumwabona uburyo bato nari kunyitwara no sorry sabe ntaho njye n'undi bintu bya prank ntabwo nkunda ibintu bya ibintu bisanzwe ko nubakiri serious ndabona yarakaye rega seka bi nanjye mvaho abagami seka shu none harimo kundeba kajya kumureba ntabwo nkunda ibintu bya sibyo kandi ndi serious baby prank
baby byari prank sibyo we ntabwo mbikumva mbabarira no ukuri byari sibyo baby urabizi ko nkunda rabizi nanjye ukuntu wanduhije nanjye ndabyanze njye no mu cyumba izina rya Yesu uragiye se cyane ndapfuye none abagabo barakura none nagenze ndabona nagerageje ibishoboka byose yananiye icyo bita kubisusura cyiza yabaye susa mbibona ijuru rihinduka ndavuga se ubu bigenze gute yambura ubusa se noneho ndavuga ati ariko reka nkomeze ndagerageza ndapfukama ndifusha ntaryama ndarira shwi ubuse ndabigenza ngo munugire inama rero mwebwe mwanshutse nubwo ari njyewe wabibabwiye ariko ni mwebwe mwamaye igitekerezo cyo kubakira turayo imaze iki nyine wari urimo baba ko mutangiye kwihoreza umugabo mugende mugire vuba none harangiye utahe mugende nyine nawe witwara neza mutahe zarizo zose mutahe kuko umuntu ari gutaha maye naje naguze yo mushyitsi akoze n'ikindi ndumva ntazi tugende habaye nakwica ndakwirebera umugabo sheri njya gushaka rero nari bimbwiye hari utuntu nshaka dupanga gusa nyine mani birimo ingaruka za dani si ndende si ngufiya nyine gusa bishobora kukugiraho ingaruka nanjye bikangiraho ingaruka nari bimbwiye siko mbona ugize ubwoba oya ngiye ubwoba mva nyine ndashaka kuguheza ikiraka kimeze gute nshaka kugusha sheri wanjye mu gatego mugasa nkaho nyine umujyanye nko mu cyumba mwava muri salo wamusanga mu cyumba arano nyine ndashaka ko umusanga aho umusanga hose umunegera akagwa mu mutego fresh handi nyine bishyikaho ashaka kuryamana nawe njye nibyo nshaka ahubwo nyine utazabikora njyewe shamani njyewe promisinga ko ni ukuri ntabwo nabikora ngambwire rero igisabwa ni iki nyine sha ibyo bijya ntabwo nabikora pe ni ukuri nta nubwo bigoye ariko njye ntabwo nabikora nyine kambwire ndaguhereza inote y'ijana iminota itarenze 15 gukora ikintu amafaranga ni make fasha nk'inshuti yawe oya ni make ni make ariko si umwanya wanjye kanongera 50 niba ubyemera sava genda nawe gusunikira kuri fone afite ndaguhereza igice ikindi gice nzakiguhereza nzashobora ko icyo uzambira igice ese ubwo urumva nakwizera ne kwabikora akase abakobwa reka turaziranye sheri cyambere siko ndabikore nyine ndabizi ko wabikora ariko se mwizeyemo iki utamemukira no kanabikorera rimwe mbanye naribi ariko biragoye pe sibyo biragoye ndabizi nanjye impamvu umuhaye 150 nuko nzi ko bigoye sibyo gusa nyine wafasha ni akantu gatoya gusa kureba ko nyine ushaka kumusuzuma nkareba ko nyine ankunda by'ukuri asundi ko icyo ugiye kumusuzuma bwa mbere narabikoze rero ikintu cyambayeho nyine ni long story gusa nyine nzabikubwira n'ibirahimbwira sibyo naribi nyine ndapfa kubikora nabi nze ukorera n'abashyitsi baba bahari ndetse muturanye rero ndakeka ntabwo muzi mu gipangu gusa mubona rero uyu mwana twariganye ese uno mwana iyi nkumi twariganye nanjye natunguwe no kumubona no mu gipangu ese kuki nabaga ngira gutya nanjye namubonye gutya nyine nkabona nyuzeho gutyo gusa reka mbasigane mube muganira ngiye ku isantere yo gato ndaje kakanya sinjye uko bidushyise be hari tunjya gukora rero turatinda sinzi iminota turi butware gusa umuganiriza sibyo sawa okay baby sawa kambe muganiriza nawe
Makurus. Meze bo. Meze bo. Umusore. Meze neza. Makurus. Neza. Mu rugo se ni ko nabisha ngo ziranye na Nyine urambira twariganye. Ntabwo nanizi ko uvuga ngo mbira kuko ukuntu nakubonaga nabonaga ko umuntu nyine afitemo utuntu two kwitonda cyane. N'undi nditonda. Kuvuga ngo umuberaho nta bintu birenze. Okay. None se inaha wahaje gute? Naze. Naje nyine hari ibintu ndimo ndapanga gukora inanga niyo mpamvu nahaje. Nimaje gukunda rero nibwo nahaje. Okay. Ndabyumva. None se. Meze neza. Njye meze neza, na shushu awanjye tumeze neza. Uriya ni umugore wawe se cyane Cyane. Ni Sheri, ni umugore wanjye. byose. Byose. Ni byose kuri njyewe. Yes. Cyane. Nakundi kuntu se washaka undi. Gute? Gute se kandi mfite Sheri? Ndetse uriya niwe Kamara. Ya, niwe Kamara. Urumva ariwe Kamara. Ase kuri muranyiyaka. Biba byiza buri. Kubera iki? Ya, biba byiza kuko nyine mfite umugore nawe urabibona. Ndabwira nyine. Sibyo. Kuba ufite umugore nyine ntabwo ari byo bivuze nyine sibyo. Se nta kintu ngira twaciringa gukora ko ufite umugore. Aya. Nacyo. Nacyo twaciye. Ya twabivuga nawe. Gute? Tubona kubyumva nawe uri umuntu mukuru. Ikibazo mfite umugore. Sinjye nawe gusa turi aha. Nene so wabimenya gute niba atari na hano? Yagiye ari butindeyo ntabwo ari butebuke. Sibyo. Ntabwo ari butebuke. Sinjye nawe babiri. Hari undi muntu uri aha ngaha? Oya. Njyewe n'umugore wanjye nitwe babiri. Mwebwe babiri. Rero umugore wawe nawe uhari ni njyewe uhari. Njye nawe. Hako ntabwo byakunda. Oya biri Ntabwo ukunda. byakunda pe. Kandi birakunda. Ntabwo byakunda ntabwo nacima umugore wanjye. Umva nyine mubwiye sibyo. Biri bukunde. Aho yagiye ntabwo ari butebuke. Urabyumva ute? Biragoye. Ujya ariko bivuga ngo biragoye. Ni wowe uri kubigora nyine uri gutuma bigorana. Biragoye pe. Ahubwo mbwira. Ese wambwiye. Ntabwo se. Aramutse aje akadufata. Kandi mbwiye ko atari butebuke. None se ntiwamenya. Susa nanjye nawe turi kuganira. Turi kuganira ahantu agiye ntabwo ari butebuke sibyo. Ahantu agiye ntabwo ari butebuke. Ahubwo wambwira tukagenda tukagira vuba tarazi. Ariko njye ndabizi neza ko atari butebuke. Okay. Uremeze. Ase ko ndewe kugitindaho vipi? Ikibazo biragoye. Oya ntabwo bigoye ariko. Wagira ko gukomeza ibintu. Erega ndamukunda umugore wanjye. Sinjye nawe turi aha. Naho hari rero. Ahubwo umwanya urimo urambwira ngo ukunda umugore wawe ibyo umuntu yakabaye akora byakabaye byarangiye. Sibyo nsubiza reba hano basi nsubiza sibyo. Mbwira nare. Ya. Remi nare. Sibumbaza. Atugende. Ako mfite ubwoba. Ase kubera icyo ufite ubwoba. Serious, Nta mpamvu yo ubwoba. kugira ubwoba. Sibyo.
wowe komera wumva utuje sibyo ugira ubikora utuje wumve nyine ko nta muntu uhari sibyo Okay. Nta kibazo. sekonderi Ibi ntabwo usanzwe ubikora. asuko kirimo urabyibaza nta kuntu ise umuntu yabyiga n'aka kanya Ikibazo njye mfite ntabwo ese ufite ubwoba bw'iki gusa narebe tugende. mbahe None se urashaka ko tubikora muri salo? kuko uwafite ujya mu cyumba nawe nyine tu Jya imbere. njye imbere sindahazi Jya imbere none se ndeba ukora ikintu. Hapo ngira ngo wari waje noneho wanyishyurira. Hano sasa muri salo se bagiye he? Mana yanjye. Ibi ni ibiki koko mana? Show! 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 Mana. Yanjye mama ndapfuye. Abana. Ndamwica noneho. Mpamagara abaturanyi. Abana bari ndapfuye mutabare. ariko teka teka Mutabare bari ndapfuye. Habaye? Ese kari kuri kurira mu ese hano hari igisambo? Ego Yesu. Harimo ibiki? Uko kigema Koko mana yanjye byagenze bite? Desawe. Zarungura ngone. Atubera ko ngo ari umukobwa terura kandi. Ariko ngo ni igisambo. Wicaye hano rata impanga. None se umva sinari nicanga tukuri. Nisinzi ko nzikari. Oya, nawe uri muryango wo mahari inyuma manje. Nzaze simubizi ko rero nibera kuma. Turamwica none. Harimo iki? memuretse ubundi hano Ese umukobwa ni? None birahari. Yuko bari kuci. Nese nzakakubita cyane ko ariko teka teka. Yeza. Soka sha iyo ni ya mano ndayigira. Umva simwibere mano narangiza. Eza kanago yarangiza nago. Nago yasoka tarangiza simamura angani wani. Ariko turashaka ubutabera. Umva ubutabera se muza afite ikibazo n'umugore. ubundi byagenze bite Urumva. yamuneka ibintu birakaze kabisa Birakaze iki siwe ibyo ntabwo wabyivangamo bro. aradutabaje Niba bamuciye inyuma tabaje Yaba ubundi se abanyakubura akagira ubwenge ukasa gusa. Umva rata twibwire. rwose natagukoze ubugari ibyo ntabwo aribyo bituzanye aha ngaha. Nawe agiye kunenda samunyara ku buriri. Urumva gusiga ashaka kunyakubura. kugira akantu abantu babiri Rero atabari tubanze twumva ikibazo cy'uyu nguyu abo broadcast turabona abazi. Ese umuntu yabanyakubura akagira ubwenge. Ngaza je. Ese kanyari nkaranyara ubwenge. Biratandukanye. Umuntu w'umugabo asanyara ku buriri. soka Ati hangane reka nze. basi mureke tubanze twumva ikibazo afite uriya muhungu si wavuga ngo agiye kugira yamuhungu soka Ubwo mwe mugenze make kugira ngo turebe ko ariko teka izagera kumva inyuro yawe narakubwiye ubu n'urugura rushenye. narakabomoye mu kanwa sinabikubwiye Isaac narakubwiye karajyaga nikagaruka aracyayibunze soka wicara aho ariko asigo nawe ni wowe usenyeho njye mwana ihangane ubu nyine uyu nguyu mbase we nahumure n'undi
undusha iki nta soni sigaho nyamuntu twica umuntu nta soni Sibyo bintu mwabyoreka ubwo nta soni umva se ibindi ayizaka nuko yahoze. ibi bintu ni hagati yanjye na sheri wanjye. Nuko yahoze rero twabanaga se subiza. Nari mbizi rwose ubuhazi z'abasaza none ugeze mu basore ubu ngubu umaze gusenya urugo rw'abandi ndakuzi n'ubundi Ariko se kuba bumva gusenya ingo z'abandi bizakugeza kuki ibaze nawe baramutse basenya ubwo nk'uko wasenya ubwo ndi mwana ako se ubundi naze hano ngwino hano twari ishyano jyana amafaranga twe twemeranye sindi buyaguhize ahubwo nshyira hano nguhiki gira vuba hejuru y'umugabo wanjye niba ari n'amafaranga yawe ushaka nta nayo ndi bugure ngo iki umva kambwire bwize ku mafaranga wambona wanjye wowe madamu ni mu rugo iwanjye shyira hano ni mu rugo iwanjye urumva sibyo ngamubireke ibyo bintu ibintu by'amafaranga ni umva banze mbabwire mwese ko muri hano njyewe rwose agomba kuma amafaranga yanjye kuko ibintu ese amafaranga mbabwire njyewe nguyu sibyo yanzanye ase wacecetse wowe kumva ibyo mubwira yanzanye hano anjye arambwira ati njyewe nimfata umugabo we mugushe nyine sibyo kugira ngo ngarebe ko amukunda anyemera amafaranga 150 naba amafaranga yanjye ibintu ndimo ndumva ni ibiki hari ibintu ndimo ndumva by'amafaranga ni ibiki amafaranga mbese ntabwo ibyo mvuze byumvisha ase we Gende kuko ibintu bya pra tuvuge ko kwishyura amafaranga niba kwishyura amafaranga wasanga ari ibya bintu bya prank byawe ihangane byari prank ariko wanakanyungu se ihangane shyira hano wantu niba yaguhaye n'amafaranga ayaguhe ntukajye mwambura mani beza amafaranga icara hano kunkorera ku mugore wanjye naho amafaranga yanjye niba ari n'ibintu by'amafaranga ndayaguha nari binyina mwame nigendera ibyo navuze sinzarangiye namereza amafaranga ukajya kunshaka hejuru y'amafaranga umuntu kugerageza kureba ko nkunda Iza buryo uri mukore mani akorata sister uyu mujama yarifasha nsohora mu nzu kugira ngo mubane twarabanaga amafaranga urukundo ruturwo n'uru bro akwishyura namereza yanjye bwo nagiye va ahubwo nayafite tumugurize wakwitonze nitonde ubundi se ko nari nkubwiye kujya kumushinga umva sheri umubiri n'umubiri sibyo umubiri n'umubiri nyishyura amande ibyo ngibyo ntabwo bindeba okay ntabwo nari nawe wagukoresha amereza agira ngo urabizi ko nakubwiye ko ibintu by'amafaranga basi mbabare ntabwo nkunda ibintu by'amafaranga ntabwo nzagushongera urumva mbabarira okay ibyabaye undi munsi uzongera kunkoresha ibintu by'amafaranga siyasi tuzacana wa thank you serebera ibintu by'amafaranga simbi sorry ibintu bya romantike byayo ntabwo mukeneye mara mwiyishyure se wakwitonze ku mafaranga erega umwanya wanjye hanyuma mari nshaka kugira amafaranga ndayaguha gira umwanya ngurije 50 aya ibintu by'amafaranga nawe wabizanye nakubwiye ngo simbi ko ngeze ku mafaranga ukanyihinduka ese twagiye kuvugana nawe ndabizi ko uyafite sibyo oya ntabwo ibintu by'amafaranga mbi basi 50 no subwo baby wambabari subwo wambabari gira rwa manager ndabizi ko ufite amafaranga muvugane byanyu ntabwo ndashakaga kuyamwaka ariko bafite kanyaguhe ndabizi ubu ntabwo wava hano mbonye mbicika sinzongera mwagiranye sinakongera pe ntareka muheza amafaranga yawe ngashyiramo nimero gusa nyine niba umuntu akwayishyira ntukagikore uko mutakivuganye jya kuryamana erega nawe umugabo wawe ni mwiza sura kuba ari mwiza se oya kuba ari mwiza ibigo ubu nagukataho 50 kandi wayohereje umva sheri nari nyine turi kumwe tuzongera duhura sawa ndayaziba kuki semuya bamamagara alo karame ase mwana umva se umva yewe umva wowe nta kibazo wowe
mani wa ikintu mpfa na za kabudensa rero reba nk'iriya myanda reba ahantu mwayishyize iriya myanda mwagiye mukishyira mu mufuka neza mukareka guteza akajagari imbere y'umuryango w'umuntu buri wese agomba gukora neza isuku imbere ye noneho wafashe imbere y'iwawe ubikura ubishyira imbere y'iwawe sijya neka turumvikana ngo nafashe ibishishwa mbishyira imbere y'umuryango wawe ikintu mpfa na za daforoze ubu ntabwo wagira gutyo ukagenda wera ukabikora ukamenya ko uri n'umukobwa basi umukozi wawe neze njye ni umukozi wawe ariko rero hari ikintu ese undi reka mbaze ngo nakubashye basi oya twubahane wanjye nakubashye niyo waba undara hejuru naho ngiye ndikurazana no kunsuhuza ubona ndi kuri phone wari uzi ndi kuvuga nande izi daforoze kadaforoze mu busa ubundi waba unyara kuburira ukabona n'ubwenge inde rusi kiro wanjye no gukomeza kumamagara wowe ntabwo ukoze ubugari ariko mwana niwe kumvikana ibiciro ko numva mwataje akavuye mu gipangu muri kubangamira abandi ariko ndebe ibiciro bigize kandi hano inyuma hano bose nese ni Land Road murimo murababangamira iyo ni Land Road cyane nese iyi zaka yarakubwiye ngo isigare Land Road ariko teka wabaye Land Road y'iki gipangu ariko ibaze wabaye Land Road niba witwa giki ibaze wabaye Land Road mumanura amajwi hari abantu baryamye hano mu gipangu none zikintu mubaze uyu yabaye Land Road y'iki gipangu kuva rya hano ushinzwe ikigena imbere y'urwo rukararo twumvikane nawe n'ikindi gihe ariko se twumvikana nawe wajya ukabikura ndakwiyamye nakubwiye ngo niyo waba undara hejuru wanyama bibi nese mani kamubwiye nawe ugize nawe ishoma kagiye karakubura gakubura imbere y'umuryango wako kazana imbere ya gato yanjye iyo kajyana imbere y'imbere aho wirirwa unyara ibyo rusi nawe ukoze ubugari njye natwe twararana ngo wowe mbese niba uriya muntu yarambeshyeye nawe nakubwiye nakubwiye ngo mvana urwo rukara imbere gicucu kuba nigika umva ako bro reka mubwize ukuri umva nawe akuze ibintu nari nibereyemo nari nibereye kuri phone ndi kwivugana n'umuntu ugiye kumpa ibiceri nuraza nese semina no nyine reka twubahane ahubwo njye reka manze ubwe sibyo nyine wambabara ubundi wanzanye wa uko bashinga hano mu gipangu muko gashinga igiti mu Imana hagaruko bashinga hano wambabara tukabanye ibyo barakwiruka wambabara tukubaha serious kandi mvira mu rugo se nimvira mu Rwanda mvira mu rugo se nimvira mu gihugu cyamaze umva bro umva rero nawe wa muhungu jya witera mu bintu uzi ntukaze wivanga ntabwo nakivanga mu nzo z'indaya genda ntabwo se mani asasero tuwisha kuko twese turi abantu nakubwiye ngo tuba muri iki gipangu nakubwiye ngo genda ngo nkuburire nakubwiye niyo waba udara hejuru ntabwo nakubwiye ngo nkuburira wakabudenza icyo mfa na za daforoza ntabwo mujya mwumva nakubwiye ngo reba hano tuza reba nakubwiye ngo reba uyu ni umuryango wawe uyu ni uwawe urumva nakubwiye ngo bikura aha ubishyira kuko mu rugo nawe ushyira aha ubaye utazi gutunganyiriza icyumba aho ndarasura hazi inkari zawe uzikuramo uzanike ase muri mwe wigeze kumva ahantu hamwe niyo kuba wurira niyo yatumye biki muri kudusakuriza Rusi ntabwo twabikemura twareka gusakuriza abandi ese wino banga nandakwiyamye maze rero indaya zo reka kugusa indaya indaya ninde indaya ninde udufasha muduhama nakubwiye ngo mfite indaya mwumvikane birangiye Rusi njye ntabwo umva akabutenza we nakubwiye ngo nagusohoka ngo utajya gukora birabi nimbikuraho mama bure nyine niko mbwiye kuko ndi umukozi wanyu njye se ndi uwawe excuse me mani ko muri kutubangamira so mu gipangu subuntu bwo muri gipangu gasa ko kanyu katumye tudasinzira bro umusirika namubwiye ngo birara birimo kutubangamira n'umugabo wanjye araryamye kandi avuye mu kazi kiringa ibiki niza kandi nese semi genda nawe umugabo wanjye araryamye agwa mugabo gusa nakankagira umugabo kankubwiza kuki utuba ndakwiyamye uziko nenze ngo ninjye nyine wasuzugura nubaha abanyubashye abatanyubashye sinjya mbubaha basoteretwa n'umusore ungana uti arandusha ibigango se reka tumaze turebe hindukira nyine murebe oya mendokiza wampyese ntabwo ngende kugutereta nakubwiye ngo genda ukora biriya bintu nimbikura mama bure nyine nikora kubwiye kandi ibi ni ugutinya leta ngewe nakabaye nkukoze ubugari wagushyiramo nk'iki nk'ibyo bikore ibintu ushobora kubizira herega uraza wikakasha iminwa yahengetse imeze nk'agasuku wamfasha nakubwiye ngo nimbikora mama bure nakubwiye kandi do nudasanga ingufuri nudasanga ingufuri hari anyishyurira
enda wibeshye kure. uranyishyurira Enda se. Nutayisanga. Sinzana uri burara. Ntuzajye no kunobanga. Subikoze? Koko sinyishyurira? Nakubwiye ngo naganga wongera kuhinjira. Amafaranga wahishyuye nayagusubize kuko nawe se kuri umuntu. Yakoze ko ndayishyira. Nkanjye. Ngayibeshyure ngaha ugeyo. Nje nawe ndayishyiraho. Nakubwiye ati gusyo nyirankabare. Nagenda nkagasuku kiba cyemeye n'ibikono bibi wagira ngo kigurwe buri munsi. None uyikureho. Zikajya byigurwe mbisi. Ntacyo nakubwiye nisimye wa ndara hejuru ko nakubwiye. Kandi unagakubita. Babajwe n'umuntu twivugana agiye kuma amafaranga usa cyayamaye. Wangegereye gusa n'ibintu wabika.